Kid yabaye igicucu ku buryo kuva ku munota wa mbere kugera ku wa 16 yasabye happiness umuntu yikiriza gusa nta kintu abivuga. Imihanda yanjye ikomeje kunyerera, mukomeje kunyereka ubuhanga bwanyu mufite mu nzego zitandukanye z'ubuyobozi bwite bwa leta, mukomeje kwerekana ubuhanga bwanyu. Ubuhanga bwa pirate muri make. Ni gute se telefone yafashe amajwi itarabaho? Ikibazo igisubizo cyacyo amajwi sinyahakanye yabayeho, ahubwo kuyamanipira habayeho manipulation y'ayo majwi kugeza ku munsi telefone yabereyeho, iranakomeza iramanipira. Hanyuma output Muheto Divine arabizi ko mu mutwe we rero akaboko gakomeye navugaga kandi nakabasha kumanipira ubutabera ngo bufunge Prince Kid bugendeye kuri rya jambo ryande rya perezida. Kandi perezida ntabwo ari we wamufashe mbere, ntabwo ari we wavuze ngo mufate mufunge, ahubwo bamuhaye raporo. Ninjye muntu kuri iyi mihanda wavuze ni nyakubahwa perezida wa repubulika, abakuzaniye amakuru baguhishe ko aya majwi wumvise uyu mwana uri kuvugwa muri aya majwi nk'uwahohotewe, baguhishe ko muri Miss Rwanda harimo umuntu ukomeye witwa Rutaganda Joel, kandi ko ari nyirarume direct w'uyu mwana. Ibi bintu bitangira byatangiriye kwa Emirene no kwisimbi, bavuga ngo icya gatatu Muheto Divine akibwira ko ibintu byoroshye hari simbizi, cyangwa se ku mpamvu runaka yibonye muri ribo yashinje Prince Kid. Sibyo? Yego. Hanyuma uwo Muheto Divine ari mu bakobwa twabonye ku mihanda bajya kwa Noteri Nasira, hateyeho n'ibikashe bitukura ko rwose Prince Kid ari umwere, ko atigeze ahohotera umuntu n'umwe. Hanyuma Muheto Divine twongeye kumubona mu cyumba cy'ubushinjacyaha. Hanyuma se mwagaruye amajwi ye gute? Ubundi yaraje gukora iki? Kugeza igihe uvuga ngo sauf preuve du contraire, kugeza igihe nta muntu uravuguruza ibyo Muheto Divine yavugiye imbere y'urukiko ko Prince Kid, ku buryo twavuga ko se TGK nk'umwe tubona mu bapromota batanze ikirego, twaje gusanga ari Mutesi Jolly. Reka tuvuge ibintu mu mazina yabyo. Yego. Mutesi Jolly twamubona nk'akaboko kari inyuma y'ubushinjacyaha, cyangwa twamubona nk'umuntu ushobora ahubwo kuba yabibona? Oya, ni umwe mu bikoresho by'akaboko. Okay. Ni umwe mu bikoresho by'akaboko, kuko akaboko niko katumye ajya gutanga ikirego. Biriya ubushinjacyaha buri gukora mu mategeko babyita manevre dilatoire. Vuga ngo manevre dilatoire. Manevre dilatoire. Gutinza urubanza ku nyungu zidasobanutse ariko ziba zihari. Ntabwo rero ari ubushinjacyaha. Mu mboni yanjye hari undi muntu gutyo ku ruhande gutyo ufite akaboko kari kugira gutya. Uwo muntu rero, bantu mwese mwifuza kugura ibintu byiza byizewe kandi by'umwimerere bivuye mu bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubuyapani, Ubushinwa, Turukiya, Ubuhinde ndetse na Dubai, kuri ubu biroroshye cyane. Gana Global Shippers Rwanda ikugezeho icyo wakenera cyose, yaba kuri Amazon, eBay, Alibaba ndetse n'andi masoko mpuzamahanga yose. Umwihariko wacu nuko yishyura 50% nka avance, andi 50% asigaye ukazayishyura icyo watumije kikugezeho. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri izo telefone. Alright, JALAS Official TV turasuhuje, twizere ko mumeze neza cyane aho muherereye. Tubaha ikaze ku makuru n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi. Twicaye muri Urban Hotel cyangwa se Urban City Blue Hotel, ni mu Kiyovu, ni ahantu heza cyane. Nagushimira ko ushobora kuba nawe wasohokera uri kumwe n'abawe, inshuti n'abavandimwe
mukabasha kuba mwaruhuka mufata akayaga munareba Kigali cyangwa se view ya Kigali mu buryo bworoshye kandi mutekanye. So rero uyu munsi twagize umutumirwa hano ariko muramumenyereye ku mihanda, bamwe hari n'abamwe bemera ko ari perezida w'imihanda, kandi mpamya ko ijambo imihanda ari mu barizanye. Ntabwo twarizanye turi benshi, narizanye ku giti cyanjye, ntabwo nzi ukuntu ryafashe nyine bikagera n'aho munyita perezida w'imihanda, ariko ko ntacyo binyangiriza, yego narabyemeye. Ni RWEMA Solutions, tubahaye ikaze. Murakoze cyane. Karegeye arihe? Barambwira ngo hano haba umugabo ngo witwa Karegeye nkunda, yego, none ntawe ndi kubona arihe. Karegeye muri iyi minsi yagiye mu mahugurwa muri Suwede ku nkuru zicukumbuye. Ankundira iki se? Ewana yambwiye ko rwose uri umugabo ujya umanuka ibitekerezo. Atarambona ubwo njyewe mba RWEMA ryatera imetero nkumva ni sawa. Hari ahantu njya nyine, iyo ngeze ahantu bakambwira bati turagukunda, dukunda ibiganiro byawe. Muri uyu mwaka nageze nko muri perezidansi inshuro enye, kandi naho barabimbwiye. Urumva niba aho hantu bambwira gutyo, na Karegeye ngo akaba bivuga, nshaka kumenya uwo nguwo ntarabona nawe. Nkamubona nyine no kubizirikana tukareba ukuntu mwahura. Ni umugisha kugira abantu bagukunda, nubwo njyewe baba batatu babimininga atari ukubyivugisha. Yego. Hari ukuntu umuntu ajya hariya nko muri korali twebwe tumenyereye mu nsengero nk'abarokore, abantu bakajya hariya bakaririmba ukuntu Imana yabagiriye neza bibeshyera. Urumva bakabyibeshyera bari kubiririmba, ariko uwo babiririmbira we ahari mu iteraniro. Urumva rero Karegeye niba abantu babimbwiye ntabimwumvanye mu kanwa, nuko biri ukuri bimugaragaraho. Kuko hari umuntu uza wakakubwira gusa akubeshya. Kubeshya akakubeshya ngo ni inshuti yawe. Bene abo ngabo tubakikiza, ahubwo uretse nkwereke abatubeshya ko ari inshuti zacu, tubahisha ko tubizi. Urumva nuko tukabikikiza tukabiyegereza cyane, ahubwo inyuma yabo tugashyiraho urundi ruzitiro rw'abakunzi ba nyabo. Umva Karegeye ntabwo yaba hafi yanjye, ahubwo yaba inyuma y'abanzi banjye. Ibyo ni byo, ni ukugerageza tukabahuza. Ubwo nagaruka mu Rwanda nzagerageza. Ntabwo nkorana n'abantu bagerageza. Ibyo ni ibintu nabwiye umusenateri umwe ukiri no muri manda ye igiye kurangira, ubwo yansabaga kumufasha muri kampeni ye yo kwiyamamaza. Mu ibaruwa yandikiye Kirizoroga amusaba nyine yabaruwa bandika bapurayinga, hari harimo ngo nkaba nifuza kugerageza amahirwe yanjye nkorera igihugu, nabicishijemo umurongo. Kugerageza byo ararakara cyane, ariko yararakaye cyane. Ati deadline ni mugoroba saa 11, hari nka saa 8. Deadline yo kudepoza ari saa 11 nimugoroba. Nabwo nturandika indi, kuko nge singi nkorana n'abagerageza, nkorana n'abakora ibintu. Oya nibyo rero nawe ntuzirire ugerageza. Oya nzabikora. Uyu munsi rero twifuje ko utuganiriza bitewe n'ibiba biri ku mihanda byinshi bigiye bitandukanye. Hari kese imaze iminsi, ndumva imyaka igiye kuba nk'ibiri, ariko ku munsi w'ejo Ishimwe Dieudonné alias Prince Kid yongeye kugaragara imbere y'urukiko aburana ku bujurire bw'ubushinjacyaha, aho yaburanaga ku kimenyetso cyazanywe n'ubushinjacyaha cy'amajwi. Ikimenyetso cyari cyakemanzwe bwa mbere, ariko kuri ino nshuro ubushinjacyaha bukazana raporo y'abahanga cyangwa se raporo y'umuhanga, ko niyo terime yagiye ikoreshwa, ya Rwanda Forensic. Ya yindi nabonye ngo yakoreshejwe muri telefone ya iPhone 14. Ni ukuvuga ngo mu byo bashyizemo muri raporo bavuze ko ngo amajwi yafashwe na iPhone 14 Pro Max. Prince Kid mu kuburana no kwiregura akavuga ati se iyi telefone muvuga yamfasha amajwi, ko amajwi yafashwe mu kwa 4,
telefone igasohoka mu kwa 9. nyine nkomeje imihanda yanjye ikomeje kunyerera mukomeje kunyereka ubuhanga bwanyu mufite mu nzego zitandukanye z'ubuyobozi bwite bwa leta mukomeje kwerekana ubuhanga bwanyu ubuhanga bwa pirate muri make ni gute se telefone yafashe amajwi itarabaho ikibazo igisubizo cyacyo amajwi sinyahakanye yabayeho ahubwo kuyamanipira habayeho manipirasiyo y'ayo majwi kugeza ku munsi telefone yabereyeho iranakomeza iramanipira hanyuma output vuga ngo output y'icyavuyemo kiza kigaragaza ko kivuye muri telefone ya iPhone 14 Pro Max. Nuvuga ngo amajwi akaba yarafashwe mbere mu bundi buryo akagera muri iyo telefone icyo gihe akigeragezwa kwerekana kugira ngo azabe ikimenyetso nyine gishyira umuntu mageragere. Ibyo rero mukabinzanira ku mihanda mpita murekura Prince Kid nahise murekura ngoba ngo kuri wowe Prince Kid yamaze kuba umwere yaratashye kera aho ari aryame asinzire yiziguye Ubushinjacyaha bwavuze ati turamusabira gufungwa ntago ari amajwi gusa dufite nk'ikimenyetso barabisaba ariko ngewe ntabwo namufunze sinange babisabye sibyo hanyuma n'umucamanza babisabye we ararenze kurusha ngewe perezida w'imihanda kuko ni mu rukiko rukuru yego wigeze ubona arumvuguruza ku byo nakatiye bampora iki ishwi nabonye mwarahuje so naha ntabwo bazamvuguruza keretse habonetse akandi kaboko vuga ngo akandi kaboko gafite imbaraga nyinshi cyane ziruta iz'umucamanza ndetse batatu ngira ngo bari batatu ni bato ntabwo mbizi bari bangahe ya batatu n'umwanditsi batatu rero ntabwo bamukatira kandi babona yuko ibintu ari ibya fake babiri nibo bamukatira umwe akifata bikemera akandika impamvu yifashe uvuga ngo aho urubanza rugeze icyambere ubu hagiye kubaho umwiherero bategura umushinga w'urubanza banarwandike bazarusomere mu ruhame yego batatu rero ntabwo bahuza umugambi wo kumukatira sibyo yego hejuru y'ayo majwi icyambere ndibuka kuri iyi mihanda n'impamvu uru rubanza rwakomeye ni ukubera yuko nyakubahwa perezida wa repubulika yari yavuze mu nama ya kongere ya FPR ahantu gutyo sinzi cyari cyabaye abivugaho ko bamuhaye raporo y'umuntu ufunze muri RIB ucuruza utwana nyuma yo kudushukisha utuntu tumeze gutya agacuruza abana nyuma yo kubakoresha ibyo abakorera no kubashukisha utwo tuntu akanabacuruza sibyo yego ntabwo rero n'ubusanzwe ntabwo perezida ari we watangije ibyo bintu ahubwo yabisomye hehe muri raporo y'umuntu wafashwe njya numva abantu benshi cyane batamukunda cyangwa bamubeshyera ko bamukunda babyitwaza bati umuntu yavuzeho biba byarangiye yego uribuka na Mutabazi aza akavuga ati bamushyinguye sibyo mujye kwibuka responsibility rero ntimukazishyire hehe kuri nyakubahwa perezida wa repubulika atangira avuga ngo hari raporo bampaye muri RIB sibyo yego rero akaboko gakomeye navugaga kandi ni akabasha kumanipira ubutabera ngo bufunge Prince Kid bugendeye kuri rya jambo ryande rya perezida kandi perezida ntabwo ari we wamufashe mbere ntabwo ari we wavuze ngo mufate mufunge ahubwo bamuhaye raporo ninjye muntu kuri iyi mihanda wavuze ni nyakubahwa perezida wa repubulika abakuzaniye amakuru baguhishe ko aya majwi wumvise uyu mwana
uri kuvugwa muri aya majwi nk'uwahohotewe baguhishe ko muri Miss Rwanda harimo umuntu ukomeye witwa Rutaganda Joel kandi ko ari nyirarume direct w'uyu mwana. Hanyuma njyewe nka perezida w'imihanda unzaniye unteze umutego ukanzanira umukobwa ngo ambere ikigeragezo, cya kigeragezo kikangushamo nka mutapfuna, harya ubwo nyirabayazana ninde? ubwo nyirabayazana ni wowe waguyemo ariko ntabwo ari njyewe. ntiwateze se nyiri gutega ugira Bibiliya muri telefone yawe? yego. Rero muri Luka wari umaze kumbwira ko ari njye naba mfite amakosa njye waguyemo. yego. Turebere muri Luka 17 igice cya 17 nyine ku murongo wa mbere n'uwa kabiri. yego. Luka 17 rimwe kabiri. Mbere yuko mpasoma reka nisegure nyine abantu banamenye ko twimutse kubera imvura bataza kwibaza impamvu duhise duhindura. Aragira ati nuko Yesu abwira abigishwa be ati ibituma abantu bakora ibyaha bizabaho byanze bikunze, ariko umuntu utuma abandi bakora ibyaha azahura n'ibibazo bikomeye. Icyamubera cyiza nuko yahambirwa ibuye rinini mu ijosi maze akajugunywa mu nyanja aho kugira ngo asitaze umwe muri aba bagereranywa n'abana bato. Yego. Kuri iyi mihanda rero ku ijambo nyakubahwa perezida wa Repubulika yari yavugiye hantu naravuze ngo iyo bamubwira mu makuru bamuzaniye, iyo banongeraho kandi bari babizi neza ko Rutaganda Joel ari nyirarume direct wabaye Miss Rwanda ari we Muheto Divine, ntabwo yari kuvuga iriya disikuru, yari kuvuga itandukanye nayo. Hanyuma arimubwira, nari nkubajije ikibazo ngo abantu banzaniye umutego, banteze umutego w'umwana bikarinda dusambanye. Dusambanye ni ukuvuga umwana ariko mukuru utari under 18, ubwo twasambanye. Banteze umutego w'umwana nk'uwo bikarangira dusambanye, nakubaje ngo nyirabayazana ninde? Uravuga ngo ni njyewe. Bibiliya ikubwiye ngo iki? Ngo kubikora nabikora, ariko ufite ishyano rikomeye ni uwazanye uwo mwana. Icyakoroha kuri we ni ukuzirika ibuye rinini akarowa ikuzimu mu nyanja. Amategeko yo mu isi rero ntajya kure ya Bibiliya, ni nayo akomokaho. Ubwo n'abacamanza rero bazicara, dore ko nabo byanze bikunze hari uburyo bumwe cyangwa ubundi baza kuri iyi mihanda, hakiyongeraho ko bazi n'amategeko kundusha njyewe. Bazazirikane neza ko umwana uri gukoreshwa ngo Prince Kid ajye mageragere akatirwa imyaka 16 bamusabira ko uwo mwana ari bo bamuzanye. Sibyo? Icya kabiri, uwo mwana yahakanye yivuye inyuma ko atigeze ahohoterwa n'uwo bamuregesha. Cyakora mu nyandiko imvugo wenda kuri RIB ho yarabyemeye. Ariko no mu yindi nyandiko kuvuguruzanya rero nari navuze kera cyane, hashize umwaka urenga. Ingingo imwe irengera Prince Kid ni ugushidikanya ku bimenyetso, iyo iracyafite uburemere bwayo 100%. Hanyuma none banzaniye iPhone 14 ngo niyo yafashe amajwi. Koko ubu bamaze isaha irenga baburana icyo kintu bwa kabiri. Icyo kintu baburanaga bayobewe neza ko amajwi kugira ngo mfatwe amajwi hari uburyo bubiri gusa bushoboka. Nuko bwa mbere naba nabyemeye, sibyo? Hanyuma niba ntabyemeye nuko procureur general yatanze uruhushya ngo mfatwe amajwi kubera icyaha kitari mu byo Prince Kid akurikiranyweho.
Okana ntabwo nkumva neza rwe. uraza gusubiza inyuma uretse uraza Muri gusubiza kesi ya inyuma Kid, uraza gusubiza inyuma mu kiganiro ngaho mbaza muri kesi ya Kid, umushinjacyaha mukuru ntiyatanze uburenganzira ko Prince Kid afata amajwi warabubonye se njyewe ntabwo nabonye hano ku mihanda ibyaravuzwe gusa nta kihamya unyereka aho byavugiwe mu rukiko akata kuvugwa gusa nta kimenyetso ni amagambo gusa mu rukiko haba hano ku mihanda imbere ya RWEMA Solutions no mu rukiko ni bla 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 bla. Ahubwo icyo kintu uvuze nibutse ikindi kintu Kid yagarutseho cyajyana nacyo. Yaravuze ati niba amajwi narayafashwe na VBF uwo mukobwa wahawe kode ko itegeko rigaragaza ko mu rukiko rwanjye ntabwo turi bukoresha amakode ni Muheto Divine ati ko bigaragara ko nafashwe amajwi na Muheto Divine ati Muheto Divine niwe wayapimye. Tugeze ku cya gatatu yewe ku cya gatatu inashingiyeho njyewe mugira umwere icya gatatu Muheto Divine akibwira ko ibintu byoroshye hari simbizi cyangwa se ku mpamvu runaka yibonye muri ribo yashinje Prince Kid sibyo hanyuma uwo Muheto Divine ari mu bakobwa twabonye ku mihanda bajya kwa noteri Nasira hateyeho n'ibikashe bitukura ko rwose Prince Kid ari umwere ko atigeze ahohotera umuntu n'umwe hanyuma Muheto Divine twongeye kumubona mu cyumba cy'ubushinjacyaha ari gutanga ubuhamya nanone birangwa ababuranyi abunganira Prince Kid bavuga bati ni gute aba bakobwa barimo Muheto Divine bagiye gutangira ubuhamya mu bushinjacyaha tuburana ibyo ntabwo tubishaka mu bajyana ahandi kugeza bagize gute babimuye aho babimuriye rero hizewe n'impande zombi Muheto Divine mu buhamya bwe imbere y'urukiko yararahiye ararengwa ko Prince Kid atigeze agira ate amuhohotera. Hanyuma se mwagaruye amajwi ye gute ubundi yaraje gukora iki kugeza igihe uvuga ngo sauf preuve du contraire kugeza igihe nta muntu uravuguruza ibyo Muheto Divine yavugiye imbere y'urukiko ko Prince Kid arengana. Ayo majwi yagarutse gukora iki ku buryo byatakaje isaha n'iminota bari kuburana kuri ibyo. Kandi ubushinjacyaha bwaravuze ko urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwaciye urubanza rumeze nk'urusinziriye ari nayo mpamvu bajuriye se noneho turebe yuko n'uru rukuru ruri businzire cyo ni icyambere turebe yuko n'urukuru ruri businzire. Nabonye ikibazo kiri ku mihanda cyane kiri kwibazwa abantu bari kuvuga bati Prince Kid araburana nani. Prince Kid ari kuburana n'ikiganza nakubwiye kindi ntakivuze cyangwa ndabirose wakavuze hari ikindi kiganza kindi kiri kumanipira ubushinjacyaha bikaba rero biteye isoni kubera yuko ndi ubushinjacyaha ngiye mu mwanya w'ubushinjacyaha cya gihe bakata rwa rundi rwa mbere yego nari kubyakira sinari kujurira urumva nari kubyakira sinari kugira nte kujurira nuko rero hari kujurira cya kiganza kindi nuko kikakira urukiko rukuru ibintu nanjye RWEMA Solutions ntakwemera hano ku mihanda. Kubyumva ayo majwi se icyambere nakubwiye ngo kandi yarapimwe n'umuhanga nyine umuhanga yapimaga ibiki kwanza bitemewe n'amategeko mu manza nshinjabyaha. Amategeko abiri yibandwaho mu gukurikizwa ni itegeko rigenga imiburanishirize y'imanza nshinjabyaha hakaza n'irindi tegeko nimero 15/2004 ryo ku itariki 15 z'ukwa gatandatu 2004 ryerekeye ibimenyetso mu manza n'itangwa ryabyo. Ntibyemera ayo mategeko yombi ntabwo yakwemerera umuntu kumfata amajwi ngewe nta ruhushya natanze. Icya kabiri niyo naba ntarutanze hari ubundi ugomba kurutanga witwa procureur general. Hanyuma ryarindi nsomye nkotinze none aha bwa nyuma ntiryemera ko wediting
ugomba kuzana amajwi yose uko yakabaye, yego nta kintu kigize gute kivanwemo cyangwa cyongerewemo. yego namba 3 mu kubizana rero nabwo ntibivuze ngo urukiko ruri bubushingireho rukampamya icyaha. yego reba rero ibyo byose mvuze ntibyakozwe, hikorewe ibindi ku ruhande, none ngo na laboratoire yabitayeho umwanya ijya gusuzuma, irangije inasuzuma ibiri muri telefone yafashe nyuma y'uko amajwi yafashwe. ako kantu ko ewana kidi yarakavuze ndumirwa. Utarumirwa rero mbere y'uko ajya kuburana umunsi wa mbere w'ubujurire bakanabisubika, nasuzumye ibyari muri dosiye n'ayo majwi batarayashyiramo, nuko ndavuga ngo 99.9% Prince Kid azaba umwere. Ubu rero bibaye 125% ko ari umwere. Yes, 125% ni umwere, kandi abamugize umwere ni ubushinjacyaha bwakomeje kumanipira ibituma urukiko rushidikanya. Sibyo? Inama yanjye nkunda kugira abanyamategeko bayaparatika buri munsi. Abanyamategeko baparatika buri munsi, ubwo harimo abacamanza, harimo abavoka babikora mu buryo bw'umwuga, harimo abashinjacyaha, harimo abapolisi ku rwego rwa RIB, harimo n'ibindi bigo bitandukanye bihusikana n'amategeko. Sibyo? Kirazira, vuga ngo kirazira gutangira dosiye udafite iherezo ryayo mu ntoki. kwiyangaje. Biriya ubushinjacyaha buri gukora mu mategeko babyita manevre dilatoire, vuga ngo manevre dilatoire, gutinza urubanza ku nyungu zidasobanutse ariko ziba zihari. Ntabwo rero ari ubushinjacyaha, mu mboni yanjye hari undi muntu gutyo ku ruhande gutyo ufite akaboko kari kugira gutya. Uwo muntu rero atarashyirwa ku mihanda, bataramushyira ku mihanda hano isi kamwota, reka mugire inama nawe yanyuma. Stop, narekeraho. Sibyo? Maze ejo bundi ku itariki zingahera 13 z'ukwa 10, nuko urukiko rumugira umwere yitahire, ibintu birangire burundu, asubire mu buzima busanzwe. Ariko kubera yuko byahuriranye n'itariki mbi mu muco w'Ubufaransa, urayivuze ncyo ubwoba, tariki 13 z'ukwa 10 urabivuze ncyo ubwoba. Impamvu mpiye ubwoba urayizi? Kuri 14 z'ukwa 11 2015, 10 na zingahe? 14 z'ukwa 11 2015, namaze amasaha agera muri 30 ndi mu maboko atarayanjye, ndi mu maboko ya CMI, ni urwego rw'ubutasi mu gihugu cy'Ubugande. Naziraga iki? Mbaza icyo naziraga. Naziraga ikirwe 13 mu gitondo kare, hagati ya saa 11 na saa 12, nanyujije ubutumwa ku rukuta rwa WhatsApp y'ikigo cyitwaga Trevo Rwanda, cyari gihagarariwe na managing director witwa Uhawe n'Imana Edizo. Abari muri icyo kigo cyacuruzaga inyongeramirire yitwa Trevo, ubwo Trevo Rwanda ni ku rubuga rwitwaga, nari umwe mu bari bari kuri urwo rubuga, hagati ya saa 11 na saa 12 za mu gitondo. Ndababwira nti uyu munsi mu muco w'Abafaransa ni tariki 13 z'ukwa 11, kandi iyo tariki yabaye ari kuwa gatanu, babyita vendredi méchant, mu cyongereza Agri Friday. Rero Abafaransa bafite akaga gakomeye uyu munsi, ibiri bubabeho ntibabimbaze. Nuko navuze niyandikiye mu ijoro rero ubwo byaramanutse bikiri kuri uwo munsi nijoro,
igitero cy'abiyahuzi kibasiye Ubufaransa. Niyo mpamvu natawe muri yombi mara amasaha agera kuri 30 ndi mu maboko ya CMI kuko nari ntuye mu gihugu cya Uganda, mbazwa mpatwa ibibazo by'ahantu nakuye ayo makuru yuko bitari bugende neza. Hari ndiko ko ndi kubona na Prince Kid umunsi azasomerwa bizahura ari no kwa 13. Ubu rero Prince Kid kugira ngo akureho bene izo mbaraga mbi z'umwijima zigenda abantu kubera uwo munsi, akora amasengesho y'iminsi nk'itatu, sibyo? Yego. Kugira ngo Imana ikureho ibyo bintu. Natayakora nibumva atayashobora avuge tuyamufashe ntacyo bitwaye. Yego. Kuko imbaraga z'umwijima nge nemera ko zikora. Zirakora cyane. Zirakora cyane. Kuko zaransanze mu gitondo ndabivuga ibyo bintu. Ubufaransa bugabwaho ibitero by'abiyahuzi buhitana abantu n'ubuzima bw'abantu benshi. Sinari nabivuze se cyane. Iriya tariki nimbi. Ewana nanjye sibyo ndayizi mu mateka rwose. Satani akoresha izi karandiriye mubona ngo itariki iyi n'iyi Satani arabikoresha cyane kandi birakora cyane. Prince Kid asenga amasengesho y'iminsi nk'itatu yiyiriza ubusa. Yego. Kugira ngo Imana ivaneho iyo myuka mibi kuko izamwitambika byanze bikunze, kuko hari akaboko tutari kubona kari gukora ibintu biri kumubaho. Yego. Kuko mu mategeko nta kintu kiri muri iriya dosiye. Mu mategeko rwose makeya nzi nka RWEMA Solutions nta kintu kiri muri iriya dosiye. Wenda nubwo wabonye bikorera ibitabo bingana gutya. Ari umushinjacyaha afite ibitabo biye umwavoka ibitabo bingana gutya. Abacamanza ari babiyicariye hari yabateze amatwi bari. Ariko iriya dosiye nta kintu kirimo. Urucabana wowe uri kunzanira amajwi y'umuntu ngo yerekana ko namuhohoteye kandi amanika akaboko barabanza bakarahira bakanemeza yuko nibabeshya urukiko ruzabahana. Hanyuma amanitse akaboko impamvu yavuze yuko Prince Kid atamuhohoteye. Muheto Divine arabizi ko mu mutwe we hari ibigabo bitarengana byinshi cyane, nta nubwo biteze kuvamo ahubwo bizakomeza kwiyongera. Harimo ibigabo n'ibisore bitarengana byinshi, akibaza ukuntu nta na kimwe kiri mu rukiko ahubwo harimo urengana akaba ari uri mu rukiko. Nicyo cyamuteye rero kuvuguruza ibyo yari yemeje. Mu buryo bumwe cyangwa ubundi umuntu ashobora kuguhimbira akaguhimbira dosiye bikemerwa, ntabwo ari ubwa mbere cyangwa ubwa kabiri, ariko wa muntu ashobora kwisubiraho akavuga ati ibi bintu ni ibinyoma. Hanyuma ingingo y'185 ndumva ariyo y'itegeko nimero 68/2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, ivuga ko umuntu wese urega undi imbere ya RIB cyangwa imbere y'ubushinjacyaha cyangwa imbere y'urukiko amubeshyera abakoze icyaha, kandi ko yabihamijwe n'urukiko ahanishwa ABCD. Yego. Ubu turatangira kujya twapurika iyo ngingo ku bantu bose badushora mu manza batubeshyera. Yego. Sibye ko icyo kintu nubwo kiri kuri kaya Prince Kid ariho turi kubivugira, ni ikintu cyakabaye mu buryo rusange. Ibintu byo kuregana bigezweho rero sinzi amategeko yacu mu Rwanda impamvu ari mu nyuguti gusa ataba appliqué. N'abapracticienne b'amategeko kuki batayikoresha iyo ngingo se ntibayizi? Umuntu wese urega undi imbere y'umugenzacyaha cyangwa imbere y'umushinjacyaha cyangwa imbere y'urukiko amubeshyera abakoze icyaha kandi yabihamijwe n'urukiko ahanishwa ibihano biteganywa muri iyo ngingo, kandi ntabwo byoroshye. Ku buryo twavuga ko se TGK nk'umwe tubona mu bapromota batanze ikirego, twaje gusanga ari Mutesi Jolly. Reka tuvuge ibintu mu mazina yabyo. Yego. Mutesi Jolly twamubona nk'akaboko kari inyuma y'ubushinjacyaha cyangwa twamubona
nk'umuntu ushobora ahubwo kuba yabibona. oya ni umwe mu bikoresho by'akaboko. Okay. ni umwe mu bikoresho by'akaboko kuko akaboko niko katumye ajya gutanga ikirego. Akaboko ntikavugwa. Akaboko noneho iyo bibaye bibi kaba karekare uramenya utazagira akaboko karekare. kandi aka nikaba kagufi gutyo gusa ko umunsi kamenyekanye kakaza ku mihanda tuzamenya ibyako neza. Yego. no kuba karekare tuzabisangamo. ndi kubona ibiri kubera mu nteko paka itumiza abantu bose. hari n'umudogiteri nabonye watawe muri yombi. Yego. ubu amaze amasaha ari hafi kuba 24 ari muri yombi. si dogiteri se cyane. nako kaboko kitonde rero dore nkaburiye bitaraba kugira ngo umunsi byabaye kazibuke ko inama bampora kirubuka mugira inama hano ku mihanda nkamubwira wa mugabo we twaragukatiye fata agakapu pakiremo imyenda wigire mageragere ibyo kujurira byihorere kuko nubikora bazakongerera imyaka. barayongeye. nuko kandi ntabwo ari we wijyanye mageragere baramujyanye. ubu aba afite icyubahiro cyinshi iyo yumva inama zanjye. wakaboko we rero nawe nkubwire hakiri kare. wakaboko we ibintu birakorwa bigakorwa igihe kikagera Sorry. sinzi akantu kangiye imbaraga z'akaboko ziri gukora. imbaraga z'akaboko ziri gukora ibyo nakubwiraga by'imyuka mibi nyinshi ziri gutinya ibintu ngiye gutangaza. we rero dore imbaraga zibaye imfabusa ndongeye ndavuze. gerageza uhagarike imbaraga z'umurengera uri gushyira kuri Prince Kid kuko Prince Kid niyo yaba yarasambanye na bariya bana b'abakobwa ntibyamubujije guhitamo umwe akamubera umugore. icya kabiri barasambanye ntabwo yasambye gusa barasambanye. hari ibintu nabonye byeze hano ku mihanda ko iyo umuntu cyane cyane aba bantu baba bamaze igihe baryamana bahuza ibitsina iyo umwe ahemukiye undi bashaka uburyo bakora revenge. sibyo? kandi revenge bakora bagakoresha imbaraga z'umurengera kugeza ubwo zahitana uwo wundi babikoranye. Yego. ibi bintu byatangiriye kwa Emirene no ku Isimbi bavuga ngo kariya karima ka Prince Kid tuzakarwaniramo. banakarwaniramo ubu nta kagihari. sibyo? nibarekeraho rero dore nta kagihari buri wese afate inzira ye undi afata indi nzira batangira ubuzima bushya ibya kera babyibagirwa. ni nacyo sosiyete bashakaho ni nacyo Imana ibasaba. mu mboni za Rwema akaboko kari kujya muri dosiye ya Prince Kid urabona karakurikiye irushanwa ryonyine? ntabwo kakurikira irushanwa ryonyine kuko irushanwa nyine ntabwo akirifite. si byo se? ntiryahagaritswe se? none se rihagaritswe hariho probabilite zingana iki ko azarisubirana tujanishije? hasi cyane. icya mbere ashobora kutarisubirana bivuye kuri we ubwe. iyo nama nanjye nanayimugira. sibyo? ashobora kutarisubirana ku mpamvu ze bwite. icya kabiri abari mwambuye nabo baracyafite iki? akaboko. batwaye irushanwa bikarangira bakarekeraho umwana w'abandi bakamwihorera byabatwara iki? ubwo imbaraga zikaba ziri gushyirwamo zihe kandi irushanwa ryaragiye? nibyo turi gusesengura hano ngo ntacyo bimaze. tubwiye akaboko ngo nigahagarike karekure. muri iri buranisha numvise ubushinjacyaha buvuga ko butigeze buvuga ko amajwi bwayeditinze. turabizi neza ko mu iburanisha rya mbere hari abashinjacyaha babiri umwe
akemeza ko amajwi yeditinze undi akavuga ko ari umwimerere. Hanyuma se murongera kumbwira ko ateditinze gute kandi telefone yayafashe itarabagaho ku munsi wo gufatwa? Nakubwiye ngo hari ibyo uvuga n'umunwa bidafite icyo bipfana na reality. Reality ihari ni uko amajwi yabayeho, sibyo? Reality ya kabiri ni uko yabaye edited, ndetse output ya nyuma ikaba yaravuye muri iPhone 14 Max Pro. yasohotse mu kwa 9. Kandi icyo gihe Prince Kid yarafunze. Amajwi yarafashwe. Hanyuma mumbwire ni nka kwa kundi ngo bakingiye abana ba Firidausi bataravuka. Urakanyukije bifishi yikingira bakingiye abana n'inda batarayitera. N'inda batarayitera barabakingiye. Bari bakingiye. Ubu koko maze rero ikintu kimbabaza nkababara cyane nuko biba byagaragajwe n'urwego rwa leta rukomeye kuriya nk'ubushinjacyaha. Biriya bintu birambabaza n'ukuri. Twavuga ko ubushinjacyaha buri kwigiza nkana muri no dosiye. Ababuhagarariye ntabwo ari ubushinjacyaha, ko ntekereza ko ubushinjacyaha nka organe yose ari bwiza. Ariko kwa kundi n'umuntu ahagaze gutyo ubona ari mwiza ariko mu nda akaba arwaye nk'impyiko. Yego. Sibyo? So bamwe mu babuhagarariye nibo kandi ntabwo bari kwigiza nkana. Nakubwiye ko hari akaboko yewe. Ese muri dosiye ngewe ndi gusoma ntari n'umushinjacyaha, ntari n'umuroya, ntari n'umucamanza, nkasanga nta kintu kirimo. Nkafungura umuntu ku 120 na kangahe ku 100. Ubwo urumva bo ntabyo babona se? Oya. Urumva ari nge wabibona mbere? Nanjye ndi kukugarukira. Akaboko gashobora kubarusha imbaraga. Akaboko gafite imbaraga karahari. Rero ako kaboko turi kukabwira ngo iminsi yose hari igihe ibintu bihinduka uko utabipanze. Nkunda kubibabwira hano ku mihanda. Iyo ibintu byahindutse uko utabipanze hakorwa iki? Utarabona igisubizo bizakomeza kugorana. Abafite icyo gisubizo nibo bonyine bashobora kubaho neza. Igihe ibintu bihindutse uko ntabipanze mbigenzane. Rero akaboko kadeba ukuntu kagenza uko ibintu byahindutse uko katabipanze. Abasesenguzi n'abandi bamwe na bamwe mu bashyira comment kuri iyi dosiye bakunze kuvuga ko kuba umukuru w'igihugu yaravuze kuri iyi dosiye abamuhaye raporo n'abandi batandukanye bafite aho bahuriye no kuba president yarabimenye. Haba harimo imbaraga zituma sika akaboko nari mvuze nanjye se. bavuga bati president ntatubone nkaho twamubeshye. Ikindi ni igisebo gikomeye gushora urubanza ukarutsindwa. Bagomba guhatiriza rero ntibatsindwa. Kandi urubanza nakatiye aha ku mihanda biragoye ko urukiko ruzarukata ukundi. Kuko ngewe mu bintu niyemeraho, hari n'abandi nemera ndabizi, niyemeraho ubuhanga mu kintu nkora cyose. Ubuhanga mba mfite mbushyiramo bwose ntizigamye kandi nkabutanga. Iriya dosiye harimo 0. Dosiye imaze imyaka 2 rwe irimo 0. Irimo ubusa. Nibyo ngibyo nibyo ngira ngo ibyinshi tubigarutseho kuko cyaburanweho ejo cyane ni raporo y'umuhanga ya Rwanda Forensic ishimangira ko amajwi ari umwimerere. Reka mbanze ngira icyo nkosora mu banyamakuru. Ntabwo hakiriho Rwanda Forensic Laboratory. Ngira ngo ni Today Institute. Nta cyumweru kirashira cyangwa 2 ni institute. Hari laboratory bashyire institute. Yego. Ako kantu niko. Icya kabiri mu banyamakuru nanone. Yego. Barimo gusaba uwitwa Kazungu umaze iminsi yarigaruriye imihanda ngo kuburanishirizwa mu ruhame. Ninde wababwiye ko azaburanishirizwa mu muhezo?
ntawe mbanza umbwire nyine mubikuraho ibyo ngibyo mukarinda mujya kubisaba ahatari mu ruhame ni mu muhezo mu mboni zanjye rero icyo muba muvuga ngo ni ukujya kuburanishirizwa mu baturage hariya mu Busanza ibyo ntabwo byitwa kuburanishirizwa mu ruhame kuko no mu Busanza bahagera bahamugejeje bikaba mu muhezo biriya ahubwo babyita kuburanishirizwa aho icyaha cyabereye rero nivo yayo mugerageze ubusabe nibwo butari gutangwa neza mugerageze muzamure revo y'imyumvire nk'abanyamakuru kuko umuntu warangije kaminuza ntakwiriye kugaragara nk'umuntu utarize oya ni lazima sibyo bose ku mihanda bakazunguruka abantu bose bari kwifuza natwe turifuriza ko Kazungu yaburanishirizwa mu ruhame ubundi ko batamutwereka mu ruhame itegeko ryita mu ruhame ahantu hateraniye abantu barenze babiri cyangwa se muri sare urukiko ruburanishirizamo nubwo haba hari intebe gusa umuryango upfa kuba ufunguye n'amadirishya icyo gihe naho hitwa mu ruhame none ibyo mwasabye rero mwarabihawe ubwo iyo usabye nabi ugahabwa icyo utasabye ntibivuga ko utahawe sibyo nongere mbwira abantu hano ku mihanda njye ndi responsable w'amagambo mvuga ariko sindi responsable w'ibyo wumva yego ibyo wumva n'uburyo ubyenterpreta birakureba sibyo yego iyo usabye ngo urubanza ruzabere mu ruhame nuko wenda uyu munsi turi kwa gatanu uyu munsi akaba yagiye kwa gatandatu ejo hashize cyangwa se kuwa mbere bakamuburanisha mu ruhame itangazamakuru itamenye n'umunsi byabereye mukumva ngo Kazungu ari hehe Mageragere ese muzavuga ngo urubanza ntabwo rwabereye mu ruhame ahubwo kandi ari byo mwasabye kuri ako kantu uvuze ubwo mpise nibaza niba ikintu ubushinjacyaha bwavuze nubwo nabonye Kid nawe hari ibyo yavuze akivuguruza muri kese nawe ubushinjacyaha bwaravuze buti amajwi impamvu twayazanye yafatiwe mu ruhame kandi aremewe Nyembo wunganira Kid akavuga ati uruhame ni iki ati uruhame nirusobanurwe ati ese uruhame ko nzi ko ari en public ati wenda n'ingero waba utari kumva neza uruhame icyo ari cyo umwe muri bo bwe ntabwo yumva uruhame icyo ari ahantu hari abantu barenze babiri ni mu ruhame none hari Prince Kid hari Muheto n'uwafashe amajwi ubwo se si batatu amajwi yafashwe na Muheto ubizi ute kandi ari kubushinjacyaha buvuga ntabwo ari Muheto ari kubivuga ni Akaboko kari kubuvugiramo keretse Muheto na Prince Kid batwibwiriye bati twari babiri gusa none ari Muheto na Prince Kid ntabwo babivuga sibyo biri kuvugwa n'abantu batari bahari ari bo bushinjacyaha bwerekana yuko hari umuntu wa gatatu ahubwo nyine wafashe amajwi bityo bikaba byarabereye nabo barahamya kuko bo barabizi neza mu ruhame hari hari ahantu harenze abantu barenze babiri ni nayo mpamvu bavuga ngo amajwi yafatiwe mu ruhame biremewe sibyo ubwo babaye bari babiri rero rwaba atari uruhame bari babiri rwaba atari uruhame nta nubwo bari babiri rega birigaragaza none se ntabwo wibuka mvuga ngo Gicucu Kid ni gute wagize ikiganiro cy'iminota 16 uwo mukigirana yikiriza gusa nawe ugakomeza nta kintu nkunda pasta zigira inshuti ubu koko nta kintu mubonamo mwebwe none nanjye nkavuga ngo Gicucu Kid nta kintu wabonagamo iminota 16 yose nuko ako kantu gakangura abana atari kuzi ko atari 16 yari 30 cyangwa 40 dore igihe navugaga gutya Muheto yasubije atya nta birimo that name of editing naho byaturutse ariko ibyo ubushinjacyaha bukabigarama bukavuga buti none se kubigarama ukatakata amajwi n'ibyabayeho kubigarama nyine nta kibazo nibabigarame ni uburenganzira bwabo simbabujije ariko nibe kumbwira ko ndi bubyemere
kunyumva nta kibazo nibabigarame ariko ntabwo uri bunyumvishe ko kidi yabaye igicucu ku buryo kuva ku munota wa mbere kugera ku wa 16 yasabye happiness umuntu yikiriza gusa nta kintu abivugaho. Turi kumwe aho ngaho? Aho turi kumwe. Rero nakwivugira ngo gicucu kidi bakajya hari abakanuka kidi ni umwe mu bana banjye ni nkaho ari umwana wanjye bwite kuko nyina we kidi ari agapeti gutya nyina twari inshuti twarasuranaga ari mu bantu bangiriye neza. Uri kunyumva? Yego. Abana be bose ndabazi bakiri bato baranakuze n'uyu munsi. Wow. Uri kunyumva? Wowe ugiye muri comment ngo yatukanye ngo Prince Kid ni igicucu. Ni wowe ndi responsable w'ibyo navuze ukaba responsable w'ibyo wumvise birakureba wowe. Naramututsa ntumira mu bukwe bwe nubwo ntabashije kubutaha. Ikibazo. Reka nkubwira abantu kuri iyi mihanda bakomeje kwerekana unabonye n'icyo kintu ufata ku mavuta yakivuzeho atakivuga ati mwatumiwe mu bukwe kugira Kid mujye mumuvugira. Tumuvugira? Oya. Njyewe usibye iyo sano y'ubushuti bwanjye na mama we nta kindi kintu cyatuma muvugira. Cya kabiri icyo si cyo cyatuma nkuvugira nubwo twaba dufitanye isano y'amaraso. Wakoze amabi nyavuga uko yera nuko yirabura nyavuga gutyo. Nta bintu njyewe ndi umuntu udashobora kuba corrupted mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nta kintu wampa ngo nkate none se uko akaboko mbizi ko gakomeye ko ndi kukabwira. Karakomeye. None se ko ndi kukabwira ubwo ngubwo nanjye ndi igicucu rero. Oya. None se ntabwo naba corrupted ngo nkate hirya y'ukuri kubera isano runaka kabone nubwo yaba ari y'amaraso. Yego. Nigeze kubabwira hano ku mihanda ngo mu nyungu z'igihugu na nyoko mwakina ugakina na nyoko ukaba wakina na so ariko ntuzigere ukina n'igihugu. Ibi rero biri mu nyungu z'igihugu. Yego. Reka tugire aho dusoreza Rwema. Ndibuka ko mwiburanisha Maître Nyembo kimwe mu bintu yagarutseho yavuze ko yasabye urukiko ko rwazasuzuma ibisubizo by'ubushinjacyaha. Avuga page ya 8 n'iya 11 avuga ko nyine aho ngaho bari bavuze ko amajwi yeditinzwe ubwo byose urukiko ruzabisuzuma. Ntabwo ruzirwa rubisuzuma mu kabyara ariko ruzasuzuma mbere yo kugira ngo urukiko rusuzume. Rubanza kureba niba ibyo rusuzuma byaraje mu buryo no mu nzira zikurikije amategeko. Yego. None rero ntabwo amategeko yakurikijwe kabone nubwo noneho byaba ari ukuri biteditinze kuba byaraje mu buryo no mu nzira zitakurikije amategeko ntabwo babisuzuma ahubwo bahita bavuga ko nta shingiro bifite. Ako kajambo ngo nta shingiro vuga ngo nta shingiro uzakabona mu cyemezo cy'urukiko kazaba karimo sinjye uzacyandika. Reka tugiraho duhinira. Prince Kid yasoje abwira umucamanza ati nizeye ubutabera nizeye urukiko ati sinzarengane nageze mu maboko yanyu. Ariko yavuze ko ngo anafite n'ubwoba sinzabo yavuze ko yaravuze ubwo bwoba n'ubwa yatariki yamyuka nakubwiye izambaraga zindi none zase ikibi zikurikirana ubuzima bwacu akora amasengesho y'itatu. Finish. Niba atabishobora avuge tuyamukorera. Yaravuze ati ubushinjacyaha buvugira rubanda atari ko kuri iyi nshuro ndabona nanjye mfite ubwoba. None se ntari muri rubanda nyine ho icyo yibazaga ati ndabona noneho ko nshobora kuba ntari rubanda. Buriya bwoba afite abukorereho amasengesho y'iminsi 3 niyo yaba atazi no gusenga abishyireho umutima abyereka Imana iyo ifite imbaraga kurusha za Akaboko. Uvuga iki ku myitwarire y'umufasha we
Miss Iradukunda Elsa uburyo aza mu rukiko akaza kumva biriya bintu bikomeye kuriya bivuga iki? ntacyo nakwirwa mbivugaho ariko nta muntu w'igitsina gore n'umwe mufite muri iki gihugu nka Miss Iradukunda Elsa. Kugeza nona so reka rero ngiraho mpinira ngushimire cyane ku mwanya wawe, nshimira bari badukurikiye kuri RWEMA solution. Sinzi niba hari akantu gaheruka. oya muri ino minsi yarahagaze nta bikoresho mfite. Ego. Okay. Banyibye ibikoresho RWEMA solutions nta kintu iri gukora. Ego. Ntacyo ubwo wenda uzadutekerezaho wenda urongera dudu tips. Nabonye hari aga tips yigeze kuduha keza ibintu byo guparika imodoka utagonze. Ewana. Abantu barakakunze kariya kantu. Kari sawa cyane. So reka ngushimire ku mwanya wawe, nshimire mwe mwese mwabanye natwe, nshimire Fisi kuri kamera, nshimire Abani Hotel. Wakoze cyane.